Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza ikiganiro twatangiye mu byahishuwe umutwe wa 18 kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 24. Ni isenywa rya Babylone. Nkuko rero nabikubwiye kwa gatatu, Yezu yaraje arambwira ati mbwira abana ibingibi. Ubwo rero kwa gatatu no kwa kane narabikubwiye, kandi ndahamya neza yuko ibyo twagiye tuganiraho ukibyibuka. Uyu munsi rero tugeze ku murongo wa 21, ku buryo rero uyu munsi turi busoze ibi byanditswe bitagatifu by'ibyahishuwe uko Yezu yabinyeretse kugira ngo mbikubwire. 21 rero haravuga ngo nuko wa mumarayika w'igihangange afata ibuye rimeze nk'urusyo ruremereye, maze arihananturira mu nyanja avuga ati, Babylone umurwa w'icyamamare, nayo izahananturwa ityo, kandi ntibazongera kuyibona ukundi. Ntibazongera ukundi kumva iwawe amajwi y'abacuranzi n'inanga n'abaririmbyi, abavuza imyirongi n'uturumbeti. Nta muhanga mu bukorikori ubwo ari bwo bwose uzarangwa iwawe, n'ijwi ry'urusyo ntirizumvikana iwawe ukundi. Urumuri rw'itara ntiruzabonesha iwawe ukundi, ntibazongera kumva iwawe ijwi ry'umukwe n'umugeni, kuko abacuzi bawe bari ibikomerezwa by'isi, ubupfumu bwawe bukaba bwarayobeje amahanga yose, kandi bakaba baranze iwawe amaraso y'abahanuzi, barasanze iwawe amaraso y'abahanuzi, ay'abatagatifujwe n'ay'abandi bose bishwe ku isi. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Twabonye rero Babylone, twamaze kumenya ko ari umurwa w'ubukungu, bwa bukungu ariko bw'isi butwara abantu bukabajyana mu kibi. Twarabiganiriye kandi twarabyumvise. Ubwo mba mvuga wenda ku bantu baba binjiye muri audio uyu munsi, kugira ngo ubashe kuzumva neza birasaba ko wafata izo kuwa gatatu n'izo kuwa kane, kugira ngo ubashe gukomeza, kuko ubu ngubu turi ku iherezo ry'iri jambo nk'uko Yezu yari insobanuriye. Ibyahishuwe rero Nyagasani Yezu akunda kubimbwira abizana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Buriya rero ibyahishuwe bigora abantu kubisobanukirwa kubera ko babishyira mu gihe cyashize, noneho bashyiramo n'aya mazina y'abantu cyangwa y'ibintu bikabacanga. Rero Yezu yarambwiye ati ibingibi ni mubivana hahandi muri ya myumvire yanyu ya kimuntu, mukemera roho akabasobanura, muzasanga ibyahishuwe ari igitabo cyabahishuriwe koko, kandi cyahishuriwe ibyo murimo. Haleluya. Ntugatekereze rero ko ibyahishuwe ari igitabo kigamije mbese gikomeye kidasobanutse. Kirasobanutse cyane. Umunsi Nyagasani Yezu azagenda azanyemerera kukigusobanurira nk'uko yakinsobanuriye, uzasanga ari ibintu byoroshye ndetse by'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Babylone rero twamaze kumenya ko ari umurwa w'icyamamare, ariko akaba ari umurwa w'inabi ukoreshwamo rya faranga ryagiye ritwara ubwenge abantu. Ubwo rero umumarayika wa Nyagasani w'igihangange yafashe ibuye rimeze nk'urusyo ruremereye, maze arihananura mu nyanja avuga ati, Babylone umurwa w'icyamamare, nayo izahananturwa ityo, kandi ntibazongera kuyibona ukundi. Ni ukuvuga ngo Babylone igereranywa n'ikintu kiremereye, ikintu gikomeye, mbese ikintu koko cy'agaciro. Kandi koko nibyo, urebye ukuntu isi yafashwe n'ikintu cyitwa ifaranga, wabona ko ifaranga n'ibijyanye nabyo ari ibintu bikomeye cyane. Urareba ngera gutya nkareba hano nkorera ni ku muhanda kuri kaburimbo, njya ndeba nkajya ku muhanda ngahagarara wenda ni nko kuruka kanya gatoya, noneho nareba nkasanga abantu baranyuranyuranamo, imodoka ziragenda, ariko Yezu akambwira ati ibi byose bishingiye cyane cyane ku gushaka ifaranga. Naho wenda utakoresha ankete wenda ngo uvuge uti reka buri modoka nyihagarike mbabaze ngo murirukanswa n'iki, ariko mu by'ukuri 99% by'ibyirukansa abantu akenshi na kenshi usanga ari ifaranga. Yewe natwe tuvuga ngo turi abakozi b'Imana, natwe iyo twirukanka duhihibikana mu by'isi, hari ubwo usanga natwe duhihibikanira amafaranga. Rero mu by'ukuri icyo nshaka kuvuga nuko ifaranga ryafashe igice kinini cy'ubuzima bw'abantu.
ndabivuga wenda nawe wisuzume urebe ukurikije aho uri, ukurikije uko ubayeho, urareba niba koko igice kinini cy'ubuzima bwawe gifashwe n'ifaranga. Gusa kuba cyafatwa n'ifaranga ntago bivuga yuko ari bibi, cyangwa ibyo tubyumve neza. Ntabwo ifaranga ari ribi mu buryo wenda avuga ngo ni ribi, ahubwo riba ribi bitewe n'icyo rigukoresha. Abagenzi bagana mu ijuru rero ngewe kenshi ndababwira nti nimurebe uburyo rya faranga ryabageza ku Mana. Narababwiye mu minsi ishize hari abantu baca mu by'Imana kugira ngo babone amafaranga, ariko ndababwira ni ntago ari byiza ko umuntu yaca mu by'Imana ngo ashaka amafaranga, ahubwo waca ku mafaranga usanga Imana. Ibyo rero narabisobanuye. Ubwo rero abantu benshi baba bashaka amafaranga, ariko kuyabona ngewe njya avuga ngo ntago ari bibi niba uyabona ugiye kuyasingiriza mu Imana. Haleluya. Nk'ubwo reka dufate urugero amafaranga, natwe navuze ni natwe abitwa ngo turi abakozi b'Imana usanga dushaka amafaranga. Nibyo wenda tuvuge mfite uwo mushinga cyangwa se ONG yo gufasha abakene cyangwa se yo gutabara abababaye, nuvuga ngo nzabatabarisha iki? N'ubundi batabarishwa amafaranga. Niba ari urwaye nzamutabarisha amafaranga, niba ari umwana ugomba kujya ku ishuri n'ubundi ni amafaranga, niba se ari umuntu ukeneye mituweli de sante kugira ngo abashe kwivuza nabwo ni amafaranga. Mbese muri make umuntu aragenda akagenda abona hari amafaranga akenewe amafaranga. Rero icyo mvuga ku mafaranga ntabwo ari ukuvuga ko amafaranga yose ari bibi kuyatunga, ahubwo icyo mvuga nuko uburyo tuyakoresha ari bwo buzaduhindura babi cyangwa beza. Hari abantu benshi bazakizwa baciye mu mafaranga bitewe nuko bafashe ya mafaranga bakagira igikoresho kibajyana mu ijuru. Haleluya. Ibyo rero ndizere ko turi kubyumvikanaho. None rero Babylone rero wa murwa w'icyamamare uzahirikwa ngo nkuko ryabuye ryahiritswe. Ni ukuvuga rero ngo urusyo ruremereye uko rwikubise hasi, ni ukuvuga ngo Babylone ubwayiraremereye. Babylone ni umurwa w'igitangaza, mbese ukomeye cyane, mbese ucinyiye, urimo za zahabu, urimo za feza, urimo ibintu byose, mbese wemerewe. Mbese nawe reba umuntu wenda we kujya mu murwa ahantu, reba ahubwo wenda umuntu ufite amafaranga ukuntu aba ameze, ari umuntu wigize igihangaje, ibintu bikomeye cyane. Ni uwo nguwo rero ngo ntibazongera ukundi kumva iwawe amajwi y'abacuranzi b'inanga n'abaririmbyi, abavuza imyirongi n'uturumbeti. Mbese muri make nta byishimo bizongera kubaho niba iyo si y'umwijima, iyo si y'abinezeza mu buhabara bwayo yasi. Rero mbere y'uko twumva ibigiye guhagarikwa mu iwayo, reka twongere twumve. Babylone umurwa w'icyamamare yahindutse intaho ya Sekibi, indiri ya za roho mbi zose n'iy'ibisiga byose byahumanye kandi by'ibivume. Urumva ibintu byose by'ibivume byahindanye, shitani, roho mbi byose byari biri muri Babylone. Ni ukuvuga rero ngo nibavuga bati nta nanga zizongera kumvikana iwawe, nta majwi y'abacuranzi b'inanga n'abaririmbyi bavuza imyirongi n'uturumbeti, nta muhanga mu bukorikori, mbese muri make nta kintu cyose kijyanye n'ikibi kizongera kuzamuka. Ni ukuvuga ngo uyu munsi hari abantu baririmba indirimbo navuga ngo izo twita ibyishimo kubera ibi bibabamo. Turabizi, wenda si ngombwa ngo mvuge ngo za boîte de nuit, kuko wenda byaba byitwa ko ndimo kwica business z'abandi, ko hari abantu bizitunze. Ariko murabizi ko hari ibintu bibera mu za club de danse, mbese hari ibintu byinshi birimo, wenda simvuga zose kugira ngo ababikora batanyumva nabi, ariko harimo izo ngizo zikora ibintu bibi rwose. Gihe kimwe nigeze kujyayo nyine njyanye n'abavandimwe twari kumwe n'uwo twashakanye, ariko mvayo mbwira Yezu Kristo nibyo mbonye ntibinkurikire. Aho ugera ugasanga abantu nta muco bakigira, ugasanga mbese kubera ko abantu baba bagiye wenda bagiye kubyina, ugasanga nyine abantu bambaye ubusa wenda butari burundu, ariko ugasanga n'utwo umuntu yambaye nyine asa naho yemerewe kutwambara. Ndabyibuka rwose aho hantu nayo nagiye,
nari najyanye n'uwo twashakanye wenda hataza kugira uwitekereza yuko nanjye najya, ariko ni Yezu wabyemeye. Noneho turajyana, tugezeyo ndamubwira ntabwo ngewe ndi bushobore kubyina, arabizi ko ibyo bintu bya ambiance, arabizi ko ntajya mbikunda, ariko kandi ntabwo bijya bimubuza kuba yantumira iyo bishatse, mbese muri make bijya bibaho, akambwira ati tusohoke rwose. Aho ngaho ntabwo nzamukamira mu kitoze, ntacyo nashinja Imana rwose. Uwo twashakanye aransohokana kenshi, ahubwo ninjye winanirwa nkamubwira ntabwo ndi buboneke, mwumva mbese buhoro buhoro uko ngenda nsa n'uwinjira cyane mu masengesho no gukorera Imana, hari ibintu ngenda numva bitakara muri jyewe, nkamubwira ariko umbabarire n'ukuri ntabwo ndi buboneke, ni rwose ndumva biriya bintu wapi. Akambwira ati se ubwo uragira ngo ngende nyine, rimwe na rimwe rwose akanyinginga nkagiye kubera kumwubaha, njya mbikora rwose. Wenda nyira aho ngaho reka mpugure n'abamama bagore wenda mufite abagabo baba bikundira, wenda atari no kuvuga ngo ni ambiance cyangwa se gukunda iby'isi, ariko ntabwo abantu bose burya bakunda kimwe. Ari umuntu uba wikundira nk'izo ndirimbo, wenda ntazibyine, wenda ntazinezerwe, ariko byibuze nabo bazicuranga akahishimira. Ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo ameze gutyo akakubwira ati mperekeza, ntabwo ugomba kuvuga ngo ngo urumva ngo ngewe ngo ndi umutagatifu, ndi umukozi w'Imana, ntabwo najya hano. Niba ubana n'umugabo cyangwa n'umugore ubona ko ntabwo ari ukuvuga ngo atwawe n'ibyo, ahubwo wenda biramushimisha, nawe bikorere kwiyubahisha Imana, nawe umwubahire ko abigusabye umuherekeze. Burya ni nk'uko naba wenda ngiye kwa muganga nkakubwira nimerekeza kwa muganga, ntabwo urwaye ariko uramperekeza. Buriya rero guherekeza umuntu nabyo ntacyo biba bitwaye. Ubwo rero naragiye mperekeje uwo muvandimwe wanjye nyine, n'abashyitsi bari badusuye baravuga bati turashaka gusura muri Kigali tukareba ahantu heza hari ahantu umuntu yabyina, ndabaherekeza. Turagenda, tugezeyo rero njyewe ndamubwira ntabwo kubyina mbishobora, ndagenda ndicara ahantu. Ubwo rero aho nari nicaye haje umuntu arambwira ngo ninze tujye kubyinana. Mbese ubwo ni ukuvuga ngo wicaye aho hantu, njyewe nabonye biba ari nk'aho ari bibi. Ubwo narahagurutse koko ndamwemerera turabyina. Noneho rero arakomeza twarabyinnye, indirimbo irarangira, arakomeza aramfata, ubwoba burangica, nakuraho amaboko ngo ande kure, kandi agakomeza akamfata, ubwoba burangica. Mpamagara uwo twashakanye nyamara umuntu hano yamfashe. Rero twashakanye nawe araza agakuraho intoki ze kugira ngo ande kure, umuntu yanga kundekura. Nuko bigeze aho mbona uwo twashakanye mbona biramurakaje cyane. Ubwo we yari yibereye hehe, yari yibereye aho hafi nawe arimo kubyina, mbese abona ko nta kibazo. Nuko ubwo yaraza kuraho za ntoki za wa muntu, ariko cyane noneho mbona habayemo n'imbaraga, umuntu yanze kundekura. Ndavuga nako Nyagasani ni ibintu nta kigenda. Noneho ndamubwira nti ntabwo nongera kubyina, ngiye kuba niyicariye. Arambwira ati ngaho nta kibazo, genda ube wicaye. Ndagenda ndicara. Mu kuntu rero nari nicaye ndavuga ariko ko nifitiye ishapure, waba nivugira ishapure. Ntangira kuvuga ishapure, noneho rero numva ijwi, ari amajwi rwose ndayumva pe. Ijwi rirazanira hansanga, ndabwira ngo nta soni, ngo ubusa uvuga ishapure bayivugira ahangaha ngo wayobye. Kandi koko nareba abantu ugasanga saho kuvugira ishapure rwose, mbese ari ahantu wajya ngo ni mu mwobo. Nahasohotse Mana njya mvuga ni Nyagasani Yesu, ibyo mabonye ntibizankurikire rwose mwami wanjye. Ubu si ubuzima umuntu yabamo ngo yibwire ngo ari mu buzima. Ariko icyo navugaga nuko kuntu nyine wenda ibyo ngibyo biba bimeze gutyo, ariko ugasanga hari abantu benshi bahakunze cyane, ahubwo mbese weekend yose igomba guca hagiye aho hantu. Ugasanga mbese muri make hari indirimbo ziharirimbirwa, hari imbyino zihabyinirwa, hari ibintu byinshi bihakorerwa. Noneho Nyagasani Yezu arakubwira ati icyo gihe rero wa mumarayika bivuga, hari igihe kizagera muri Babylone, wa murwa w'icyamamare, ntibazongere kumva ukundi amajwi y'abacuranzi b'inanga. Mbese inanga zo muri Babylone zasaraye, ntabwo bazongera kumva abaririmbyi izo ndirimbo nziza za zindi nyine twumva nyine zikaturyohera. Izo nazo zizahagarara, nta bacuranzi, nta nanga,
nta baririmbyi, nta bavuza imyirongi n'uturumbeti, nta muhanga mu bukorikori ubwo ari bwo bwose uzarangwa muri Babylone. Ni ukuvuga iki? Mbese ibintu byo muri Babylone byose bizaba byapfubye, byafinininye, mbese bizaba byashiririye. Noneho icyo gihe ngo n'ijwi ry'urusyo ntiruzumvikana iwawe ukundi. Ni ukuvuga ngo nta kintu icyo ari cyo cyose ijwi ry'urusyo ndaza kurigereranya n'ikintu icyo ari cyo gusya. Ni uko bafata wenda nk'amasaka cyangwa ibigori bakabikoramo ifu kugira ngo yorohere abantu kuyirya. Ijwi ry'urusyo rero ni ukuvuga aba inganda z'ibiryo, ibitegura ibiryo, mbese icyo kurya n'ibyo kurya n'ibyo kunywa ntabwo bizongera kugaragara muri Babylone. Ni ukuvuga ngo niba urusyo rutazongera kuvuga, ni ukuvuga ngo abantu baryaga ibiseye none se bazahekenya. Ni ukuvuga rero ngo mu yandi magambo nuko nta cyoroshye kizongera kuba muri Babylone, nta cyo kurya kizaba ginahari, nta n'icyo kunywa kizaba gihari. Ngo urumuri rw'itara ntiruzabonesha iwawe ukundi, kuko urumuri rw'itara nawe urarubona muvandimwe. Buriya kugira ngo byumve neza ni nkuko wagereranya nko mu mujyi, uzarebe nk'umujyi wari wose nijoro ubona amatara gusa, ukaba wamenya uti kariya gace gatuwe n'abantu kubera amatara, ariko inzu zo ntabwo uri kuzibona, ahubwo ubona amatara gusa. Iyo ka gace rero kabuze umuriro, ubona kabaye mu mwijima ku buryo udashobora no gutekereza ko ari n'inzu ihubatse. Kubera iki? Kubera ko habaye mu mwijima. Icyo gihe rero muri Babylone nta tara rizongera kubonesha. Ni ukuvuga ngo hazaba hameze gute? Umwijima w'icuraburindi. Ntibazongera kumva iwawe ijwi ry'umukwe n'umugeni. Ni ukuvuga ngo nta byishimo bizongera kuhaba. Umukwe n'umugeni rero ni kwa kundi abantu baba banezerewe, bishimye, bakoze ubukwe, mbese abantu banezerewe, bambaye neza. Urabizi ko ubukwe tubuserukira rwose bikaryoha. Nta kongera kurimba muri Babylone, nta byishimo bizongera kuba muri Babylone. Mbese muri Babylone hazaba hari muri kandi hijimye cyane, kuko abacuruzi bawe bari ibikomerezwa by'isi. Ubupfumu bwawe bukaba bwarayobeje amahanga yose, kandi bakaba barasanze iwawe amaraso y'abahanuzi, ay'abatagatifujwe n'ay'abandi bose bishwe ku isi. Ni ukuvuga ngo kwa Babylone rero nta bukwe buzongera kuhaba. Ni ukuvuga ngo nta byishimo, kuko abacuruzi bawe bari ibikomerezwa by'isi. Ubupfumu bwawe, abacuruzi ba Babylone rero ni ba bantu mbese bakoranaga na Babylone, baranguraga muri Babylone, bakoranaga na Babylone. Mbese abakorana na Babylone ni ukuvuga ngo ba bantu biyemeje ububi, ba bantu biyemeje bakavuga bati icyaha ntacyo kidutwaye rwose, twebwe nta kibazo ariko tubifitemo. Abo ngabo rero ngo n'ubupfumu bwawe bukaba bwarayobeje amahanga yose. Ubupfumu bwa Babylone rero ni ubuhe? N'ubwo buhanuzi n'iyo myumvire n'iyo myigishirize itariyo. Buriya rero ari ukuntu abantu b'isi, buriya uzajya ubibonera nko ku bantu bakomeye. Hari ukuntu umuntu w'isi afite amafaranga, n'icyo avuze nawe cyaba kiri ikosa kugira ngo bamukosore, ahubwo baravuga bati nibyo, ahubwo nibyo ibyo ngibyo, ahubwo ibyo nibyo byo. Akaba yanavuga n'ikibi, abantu aho kugira ngo bamukosore ahubwo ugasanga barakoma amashyi kubera yuko afite amafaranga. Ni iki ngiki rero ubupfumu bwa Babylone. Ni ubu ngubu, ni ukuvuga ngo ubupfumu bwe ni uko Babylone yavugaga ibintu birimo n'ibinyoma, kuko mu Kinyarwanda turavuga ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Ni ukuvuga ngo yavugaga n'ibintu birimo ibinyoma, ariko abantu ntibabinyomoze kubera yuko babaga bahatswe kuri nde? Ku ifaranga rya Babylone, bahatswe kuri wa murwa w'ikibi ariko urimo ubukungu. None rero ubupfumu bwawe bukaba bwarayobeje amahanga yose. Ni ukuvuga ngo nta bantu batigeze bagushwa n'ifaranga, batigeze bagushwa no gushaka indonke, ubukire, ubukungu, ndetse ugasanga wenda nabo twita abakene ari nabo babushaka cyane. Ngo kandi bakaba barasanze iwawe amaraso y'abahanuzi. Amaraso y'abahanuzi rero ayo ngayo nayo tuyavuge. Ni ukuvuga ngo abantu bayobejwe na Babylone,
basanzeyo amaraso y'abahanuzi. Amaraso y'abahanuzi ni ukuvuga iki? Mu bukungu cyangwa se mu bantu bafite amafaranga cyangwa mikoro, umuntu wari wese iyo azanye ubuhanuzi ntago babwemera, ndetse rimwe na rimwe niyo umuntu avuze ati ngewe ndavuze ngo ubwo buhanuzi mu bwange, bahita babwanga kabone naho bwaba ari ukuri. Ingero zirahari, ba Daniyeli, Eliya, mbese ingero ni nyinshi cyane muri Bibiliya. Twagenda tureba ukuntu ubuhanuzi bwagiye buteshwa agaciro bitewe n'uko umuhanuzi ari umukene, ariko bari kubwira abantu muri Babylone b'abakungu gusa. Nuko rero amaraso y'abahanuzi, ay'abatagatifujwe n'ay'abandi bose bishwe ku isi. Ay'abatagatifujwe rero ni ukuvuga ngo ni kwa kundi nyine umuntu akurikira ibintu by'ubutagatifu ugasanga ku isi baramukwena, ndetse bakaba banamugirira nabi kubera ko yahanuye cyangwa se ko yanze guhemukira Imana. Ibyo rero turaza kubisangaho nko kuri Daniyeli cya gihe bavugaga bati rahira ko iyo Mana yawe, cyangwa Shadraka, Meshaki na Abedenego, mbavuga kenshi, nabo aba ni abatagatifujwe. Bo harimo abaraba Eliya, we yari umuhanuzi, ariko hari n'abandi rero bagiye bagira ibibazo, atari uko bari abahanuzi ahubwo ari uko wenda bari abatagatifujwe. Hari n'abatagatifu benshi tujya dusoma mu dutabo tw'abatagatifu bagiye bicwa bazira ko banze guhemukira Imana. Harimo nk'abahowe Imana b'i Bugande, abo ngabo nabo twabumva. Mbese muri make harimo benshi cyane twashyira muri iyi kategori y'abantu. Noneho rero abandi bose bishwe ku isi rero, abantu bose bagiye bicwa. Murabizi ko ufite amafaranga kugira ngo umuntu umwicishe ni ibintu byoroshye cyane. Buryo umuntu ufite amafaranga icyo atakora kibi byaba ari ubushake bwe, nawe ubundi bibi ababyemerewe, guhemuka ababyemerewe, kandi nawe umukoma mu nkokora kubera ko bavuga bati uyu nguyu ahubwo ni igihangange, uyu ni wewe. Ibyo rero bikaba Nyagasani yabitubwiye avuga ati muritonde. Nyagasani rero hari impamvu ari kutubwira ko tugomba kubyitondamo, nuko haleluya hari indirimbo igiye kuririmbwa yitwa Alleluya nyine. Ibi ngibi rero nibirangira, Babylone umurwa w'icyamamare umaze gusenywa, ryahabara ry'icyamamare n'igikoko gitukura bimaze gusenywa. Igikoko gitukura n'ihabara ry'icyamamare byo twabivuzeho, tuvuga ukuntu twaranabivuze rwose. Tureba n'ukuntu duhereye muri ibi byanditswe bitagatifu dusanga hari igihe kizagera ifaranga rigasimburwa n'ikindi kintu kizaza kirirusha imbaraga. Uyu munsi rero ndahamya ko muri kugenda mubibona abagenzi tugana mu ijuru, nuko abantu muri iyi minsi ntabwo bagishaka gukoresha amafaranga. Hari ibindi byasimbuye amafaranga ariko bimeze nk'amafaranga, ngaya amakarte, ngibyo bya carte de crédit n'utundi bashobora gukoresha ariko mu buryo bwo amafaranga. Noneho rero ahangaha biri muri iri habara ry'icyamamare n'igikoko gitukura twarabisobanuye, ntabwo uyu munsi turi buze kubisubiramo. Ariko ibi ngibi twaje gusanga ko igihe bizaba bimaze kugera gutyo aribwo umugambi w'Imana uzaba ugiye gusohora. Iyo rero urebye ibi bihe turimo usanga mu by'ukuri hari umugambi w'Imana ugiye gusohora. Ntabwo wenda navuga ngo Yesu yambwiye ngo azaze ejo, ariko ngiye nkurikije ukuntu ambwira ngiye mbona ari vuba. Yesu rero muri iyi minsi yarongeye aranganiriza, iyi minsi ya vuba nicyo nshaka kuvuga. Arambwira tumva rero wowe naragutumye, genda uvuga ibyo nagutumye kandi wihutana ubutumwa. Ndagira ngo nkubwire nk'umuntu rwose, nkubwire ko ndi gutanga ubutumwa nk'umuntu ugomba kwihutana ubutumwa. Ntabwo nzi ngo ndihutana kugeza ryari, sinzi. Mbese muri make ngewe uko nkoresha niko mbikora, ariko arambwira ngo bikore vuba vuba kuko igihe kirarangiye. Ntabwo nzi igihe kirangiye ngo nike, niba ari icyanjye bwite ibyo nabyo birashoboka, kubera yuko Nyagasani ashobora kuba agiye kuntwara akavuga ati gira bwangu, birashoboka. Cyangwa se akaba agiye kuza gutwara itorero, ntabwo mbizi. Ngewe rero mba ntaga kumubwira ngo mbabwire ngo nabibonye gurya kuko mbibabwiye mwagira ubwoba, ngo ariko ngo mama Louise ngo ubuse ngo ntuduteye ubwoba. Reka nkubwire muvandi, iyo mwibwiriye ibyo ngibyo, ibisigaye nawe uzagenda ushishoza buhoro buhoro. Icyo nzi cyo nuko iyi si igeze ahantu abantu benshi bayibihiwe rwose, aho usanga ibiryoshye ku isi ari byo bikeya, ahubwo ibirura kandi bibihiye benshi ari byo bihari, kugeza naho isi itangiye kujya igira ibibazo bimwe
ugasanga nyine mbese ibintu kubera izi za coronavirus zigenda ziza zigafata isi yose, ugasanga mbese isi yose isa n'iri mu cyunamo. Ubwo rero ni ibihe biba bigomba kutwereka yuko nta muntu, haleluya, twumvikane bangezi bagana mu ijuru, nta muntu uzagenga ibigiye kuza, nta numwe rwose, ntihazagire n'ubireba. Kera hari ubwo bavuze ngo Hitler ngo yateye intambara, niba ari iya kabiri niba ari iya mbere y'isi yose. Oya, Hitler ni genocide y'abayahudi. Ibyo bihe bya Hitler n'intambara ya kabiri y'isi yose, mbese Hitler yakakaje. Ariko ubu ngubu ibizaza ntabwo bizakorwaho na Hitler, nta nubwo bizakorwaho n'umuntu runaka cyangwa igihugu runaka kigize igihangange, ahubwo Yezu Kristo we wenyine niwe ugiye kumanuka akikorera ibyo yavuze kandi yabisezeranye, kandi bizaba. Ngewe ndabivuze, nindagiza kubivuga ndaba ndagije ubutumwa. Haleluya, bizaba. Yesu rero yarambwiye muri iyi minsi hari abantu benshi cyane mujya mushaka ko tubonana, mbese hari n'igihe munsaba ngo tubonane nkagera nkavuga ni Nyagasani, nubanza ngiye gutangira kujya mbonana n'abantu, ni kuko abanyeneye ko tubonana ni benshi. Arambwira ati rero, ati isengesho ryo kuwa kabiri no kuwa gatanu ati rirahagije, ati sinzi icyo bashaka kukubonaho, atari kubundi baragushakira iki, ntago mbizi. Atumva rero nkubwire, atubambwire ko ufite ubutumwa bwihutirwa utemerewe kubonana n'abantu bavandimwe turi mu rugendo rugana mu ijuru. Ariko nk'ubizi audio sinzi niba zigera kuri bose, ngeraho nkavuga ariko ubu bose barabyumva. Narase ko babyumva, bugacya mu gitondo bambwira ngo mama Louise ngo rwose ngo ndashaka ko tubonana. Mbese ubwo baba babyumvise? Muvandimwe ugana mu ijuru ntago rukwanga kubonana, ntabwo rukwanga kubonana, ahubwo nanjye mu minsi ishize niho mbwira abana dukorana, ndababwane se bana dukorana, mubona se nanga kubonana abantu, buse mubona ntinye abantu, mubona se nanga abantu batoya, none se nta mwanya mfite wo kubonana n'abantu. Muvandimwe ugana mu ijuru, wambabariye nkakubwira ko ndi kukwibwira icyo Yezu yantumye kuri wowe. Hari abantu bajya bambwira mama Louise turashaka kubonana nawe. Mama Louise rwose uko mumwumva aha araboneka pe, ndaboneka, ntabwo ndi ikimanuka, ntabwo ndi bene wa wundi bajya gukora ngo akanyeka. Oya, ntabwo ndi wa wundi bajya gufata akanyeka. Oya, ndahari pe. Ariko Yezu Kristo yarambwiye atumva rero ngiye kugushyira ahantu kugira ngo unkorere icyo nshaka, hanyuma rero ngewe ninjye nzagenga gahunda zawe. Anyicaza aho yanyicaje, ndi gukora umurimo ndi aho Yezu yashyize. Nashaka ko tubonana azongera bifungure, n'ukuri ntago azabyanga, n'ukuri ni mwiza pe. Awe wenyine aricara akambwira ati ca ahangaha ujye hariya, nkagenda rwose, kandi koko yarabivuze. Gusa igihe atarabyemera ntidushake guforusa ubushaka kwa Yezu, kuko nubishyiramo imbaraga nanjye nkabishyiramo imbaraga tuzahura, ariko dusange turi abantu twivugira iby'imvura n'umuyaga nuko birangire. Ubwo rero nkabwira abagenzi bagana mu ijuru, kubera ko nimwe bafasha banje, turafashanya. Bagenzi bagana mu ijuru, nimwe bafasha banje, mumfashe nkora ugushaka kwa data kandi nubahirize inshingano, mumfashe nsohoze ugushaka kwa data. Arambwira buri gihe akambwira ati birihutirwa. Ubu rero nubwo ubu butumwa mu bwakira muvuga muti ni ibisanzwe, ngewe Yezu aba yabumpaye ambwira ati birihutirwa. Ati muri mu bihe nitwari turi mu bihe, nkamubwira ibihe twari turimo kandi arabizi. Ati ndabizi kuko n'igihe bibaye, atari ko buhagaze aho ngaho kugira ngo untangire ubutumwa bwihutira. Iri ni itangazo, haleluya, ntanzi itangazo, haleluya. Itangazo nuko Babylone umurwa w'icyamamare ugiye gusenywa, n'abawurimo n'ibiwurimo byose bigasenywa. Iyo ni itangazo. Yezu Kristo kandi akambwira ngo ririhutirwa. Ubwo rero ndabivuze muri ubu buryo, ndarangije. Ukwihutirwa kwabyo si jyewe ubigena. None arambwira rero ati wowe icara hariya ukora uko ngutegeka, ibindi ubyihorere. Mu minsi yashize hari umuvandimwe wagize ibyago, nyine yaratabarutse, sinzi niba ari wagize ibyago cyangwa se umuryango wagize ibyago, mbese kandi ari inshuti zanjye. Mbwira Yezu nariko nibirihutirwa ko nanjye njya gushyingura. Arambwira ati rero ntabwo bazigera bakorera ko utagiye gushyingura, kuko narababwiye ngo mureke abapfu bahamba abapfu babo.
si ukuvuga ngo wa muntu ni mubi, si ukuvuga mbese Yezu abivuga ntabwo yatukaga ari uwapfushije ari n'uwapfuye, ntabwo ari cyo bivuze, kuko byumvise gutyo wavuga ngo ni bibi, ahubwo arakubwira ati wowe ba mu byanjye nanjye nzaba mu byawe. Nuko uwo muvandimwe nyine ndamuhamagara ndamubwira ni ntabwo binshobokeye kuza kuko hari mu ntara, mbese muri make ndabimubwira, arambwira ati nta kundi umurimo wawe ndawuzi mama, nta kibazo pe. Rero bagenzi tugana mu ijuru, ndagira ngo mbabwire ni iyo Nyagasani yagutoye akakubwira ati ngiye kugutuma, uburyo ubutumwa bwa Yezu bwose buba bwihutirwa. Ashobora no kumbwira ati genda umbwira abana ngo mwaramutse neza, iryo gusa wowe ugatekereza uti ntacyo bisanzwe, ntacyo bitwaye, si ibisanzwe, ariko na burya nta bisanzwe biba kwa Yezu, nkubwize ukuri nta bisanzwe biba kwa Yezu. Ubwo rero yaraje arambwira ati birihutirwa, ati ntangira itangazo, Babylone umurwa w'icyamamare ugiye gusenywa. Ati rero mbwirira abana ngo nimusohoke bwangu muri uwo muryango wanjye, hato mutaza kugira uruhare ku byaha byawo, bityo mugasangira nawo ibyorezo byawigenewe. Sinabikubwiye muvandimwe, ibyorezo byagenewe abantu bameze gutyo, nawe urumva ko atari byiza pe. Muri Marakiya umutwe wa 3 twarahasomye, twumvise ibyo byorezo nuko bizabagendekera. Burya rero Bibiliya iruzuzanya. Noneho rero mbwire abagenzi bagana mu ijuru, mbabwira ni rero kutabona na suko wenda ndi ikimanuka cyangwa se wenda ndi umuntu ukomeye, oya ntabwo nkomeye pe, ahubwo nuko uwantoye yarambwiye ati buri aho ngaho nawe yabaye amfungiranye, nanjye rega simpumeka, ntabwo binyoroheye kuba nimfungirana mu nzu umunsi ugashira, uzi ko icyumweru gishira nasohoka mu nzu, ariko bitambihiye ibyo nshaka byose abimpa muri icyo cyumba ngakomeza nkiberamo. Si ukuvuga ngo ndi imfungwa, ariko nuko aba yabigenje. Noneho nkabwira abagenzi bagana mu ijuru, umuntu wenda aho nkoreraho kuhamenya ntabwo bigoye. Umuntu rero uzajya agerageza kuza mu buryo bwo kuvuga ngo ndagenda ngo nimpamusanga tubonane, ni ntamusanga ubwo nitubonana, ni ukuri uzajya umenya ko tutari bubonane. Niba Yezu Kristo atambwiye ati runaka araza ngo aduteguze nge nawe tubivuganeho tubyiyemeranyirizweho, ntihazagira umuvandimwe ugana mu ijuru tuzabipfubiranamo ngo wenda ngo uvuge ngo yango ubwo ngo byaze bikunze ngo nzaza ngo basi ngo niyo yaba iminota 2 ngo nzaza. Oya, reka tubyubahanemo, nanjye sinkwanga, ubuse nakwangira iki? Ibyo byose ntabwo ndi umuntu w'ikirenga rwose ngo mvuge ngo kuza ngo no gusaba randevu wanjye. Oya, wisabe kwa Yezu yabyemera akaduhuza, kandi ni ukuri humura azaduhuza mu buryo bwe. Ariko ndi kubwira abagenzi bagana mu ijuru, ndi kubabwira ni tworoherezanye umurimo, wowe utega amatwi ibyo nkubwirane nabyo Nyagasani Yezu yaduhurijemo, nanjye ndakomeza gukora umurimo wo kukubwira kuko nicyo Nyagasani yambwiye. Yarambwiye ati genda uhagarare nk'akanyoni, ntongere mbikwibutse, ndakwibutsa ko yambwiye ko ngewe ndakanyoni. Yarambwiye ati akanyoni rero karagenda kagahagarara mu giti kakaririmba, hagira umuntu ukirukana muri icyo giti kakagenda kakagwa mu kindi kagakomeza kakaririmba. Rero ni igihe cyo gukomeza kuririmba, ngewe ndaririmba, nta muntu ntunze urutoki rwose, ariko ko ndi kwiririmbira indirimbo y'abagenzi bagana mu ijuru, nkaba ndi kwiririmbira nk'akanyoni rwose, nkavuga ngo kanyoni kanjye ko ku mugezi nkambike neza ngusezereho. Izo ndirimbo batwigishaga. None rero aka kanyoni reka ndirimbe nk'aka kanyoni. Babylone umurwa w'icyamamare uraridutse, Babylone umurwa w'icyamamare uraridutse, Babylone yasindishije amahanga kubera ubuhabara bwayo, none iraridutse. Bagenzi mugana mu ijuru, nimuhunge nimusohoke muri Babylone, nimusohoke muri Babylone, kugira ngo yo murwa utazabagwira mugaha
Babylone umurwa w'icyamamare uraridutse, abawuririra bazaba benshi kuko bazatangazwa n'ibiwubayemo. Babylone umurwa w'icyamamare uraridutse, bageze mugana mu ijuru muri odiyo muraburiwe. Yewe nabatumweho nk'umuntu utumwe na Yezu kubaburira, ndababwira ibyo mbwiwe na Roho Mutagatifu, ushaka niyumve maze ahunge. Hunga, hunga, hunga urupfu rw'iteka, kuko Babylone igiye kuriduka. Imana iguhe umugisha, ndizera ko wabyumvise. Njyewe Umumararungu muri Louise, natumwe na Yezu kuburira ab'isi, kubwira bose ko igihe cyegereje, ko igihe cya Yezu cyegereje, ko agiye kuza gutwara itorero. Itegure, 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 uzagende ugendane nawe. Imana iguhe umugisha. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.